byacitse yoro kuko ni umukobwa mwiza uvugisha bose ariko ntagaragera ku rwego rw'abangaba Aria ba Shadibu aba ba Kate Bashabe we aracyari umwana uri kuzamuka kugira ngo abashe kugera ku rwego rwabo. Wamuzi Rwamagana ngenda muzi 2019 ngiye ubwa ngenda mwiziye. Yero de Queen yari umukobwa muto cyane. Ndibuka ninjye muntu wa mbere wanashize ifoto ye hanze. Bwa mbere njye muntu wa mbere mu Rwanda ashize ifoto ye hanze agaragaza ari umukobwa usanzwe. Abajya yose ni ba Dede Ben ko yavukiye Uganda n'ubundi kari umwana abo kwa mwiyumvamo. Bruce Melody gitaramo yagiyemo akamenya ni iki uretse kugenda ari gusuhuza abantu uza ba Cameroon bamujyanye muri ya boîte bamugirwa hagati kiboro kingana Sansti nako na Stita Uganda. N'ubundi nta kintu turakora kugira ngo tugere ku muziki wa Uganda. Ahubwo impamvu ubona abaganda bari kuza gukora natwe ni ukugira ngo bagarure cya gikundira bakuru babo bahoranye mu Rwanda batagifite. Nicyo kintu bari gukora. Kuko indirimbo zabo ntizigikinwa cyane mu Rwanda nka mbere. Ya nuvuga ngo bashaka kugira ngo bagarure cya gikundiro mu Rwanda. Naho muziki w'u Rwanda abantu turuta muri East Africa se niba n'abarundi gusa. Nibo turi hejuru. Yes, nongeye mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ho muri hirya no hino mu gihugu. Majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo. Ni hamwe n'umusore bamwita Sumba Boys, Basumba TV. Umwana we wacu. Bimeze bite? Kubyishe se. Undi uravuga ngo Sumba Boy, you say Sumba Boy. Cyavuga ngo ni Basumba Boy. Tugayikaze kuri Iris Rwanda TV. Abantu urakoze cyane Monsieur Jean Ngugu. Muri kuri WhatsApp. Arega tuba dufite business nyinshi nk'ubu ngubu hari umuntu tuba dufite nka gahunda mvugane kamanza mwana cyane umva uko nimeze mvugane njye mu kiganiro n'umamagara sinkwita bugira ute umve ibyo ndimo hanyuma rero kwaje Sumba Boys impamvu nagutu magize benshi hajya Sumba Boys numwe undi umuntu wese uvuka kuri Basumba ni Basumba Boy hakaba na president wabo Ibirara? Ibirara se kari nkamwe mudukoresha ibiganiro. Agatatu kwifuriza umwaka mushya muhire. Mwaka mushya muhire man. Mu kwa gatanu. Nabonye wa postinze umudamu wawe sinzi ikintu mupfana niba ari sister wawe niba ari madamu wawe niyo mpamvu nze umwaka mushya muhire. Mudamu? Nta mugore ngerageje. Status yawe. Status ari mushiki wanjye yitwa Flavia akabona Aria ko no bakobwa bari kuri status yanjye. Niyo mpamvu ngiye umwaka mushya muhire. Ariya turi inshuti na undi nawe mushiki wanjye. Ariya muri inshuti y'umurerwe. Ndi muri show busy, Ariya ari muri show busy. Twahuriyemo. Twamenyanye yaje kuronshinga filme yitwa Ariya the Movie kuri Onomo Hotel. Nawe nakoraga kuri Legacy TV namukoresha ikiganiro. Maze kumukoresha ikiganiro nubwo twabaye inshuti nyine birakomeza. Nano Ariya rugarijwe. Ameze nk'uwagabweho ibitero bitandukanye by'amafaranga yambuye. Hariya yambaye amafaranga. Wakubakira etaje mu gihugu cy'u Rwanda warambaye amafaranga. Hari igihe bayubaka bari kurya imitsi y'abana. Ubutabera bw'u Rwanda ko bukora ko tuzi ko bukora neza yaba yaribye amafaranga niba mufunge. Ariya ni umukozi. Cyambere 1% cyane ko bayita 1% yo mu Nigeria. Irakize. Uno kujya umenya katayibya akoresha platini yese yubaka etage yari yarubatse yese yuzuza. Yamukoresheje nyine platini akimara kujya muri irare barimo yo mu Nigeria 1%. Ariya nawe uri umuntu wari usanzwemo kuvuga ngo bibajije etage se ibyo byavuze iki wahura na Bill Gates ntuze etage ari wewe. Aba Nigeria nabakire. Ariya kuri ubutunzi afite utekeza bukura he? Abukura mu gushabika. Ariya ni umukinnyi wa filime akaba n'umushabitsi. Nawe akora amafaranga. Mu gukina filime ese no gushabika ni iki gushabika ni igihe umuntu akora ubucuruzi butandukanye uko umuntu afite twinshi akora dutandukanye nk'ubu ngiye ko ncuruza ikiganye ntiwabimenya ndabona bakora ko umuntu abona ko acuruza ahantu vuka bahinga amasa nuwo Ariya rero ashobora kuba yenda akora n'undi bushabitse ku ruhande acuruza nk'imyenda amaduka afite acuruza imyenda afite nk'utubari mu mujyi wa Kigali afite amaduka byenje bitu bushabitsi buhuriye gushabika ntago ufite ikintu kimwe ahubwo gushabikira mu bintu byinshi. Ni Ariya Kulu sinzi niba ikiganiro Bahavu Jeannette yamukoze warakibonye. Bahavu simukurikirana. Iki kiganiro Bahavu Jeannette yakoze ntago wakibonye.
nta kintu nagute sinamukurikirana cana nta ntayireba nubwo wumvise ibintu yavuze kuri ariya kuru ahubwo bimbwire mbimenye numva niba byaravuze ari byo n'ibicyamuvuzeho numva niba ari byo ntabwo waba ukiri muri showbiz hoya buri wese ahitamo hari ibiganiro bimuryohera nko kuba narahisemo kureba tuvuga urugero Yago TV show cyangwa se nahisemo kureba Iris TV Rwanda simitemo kureba JB Rwanda cyangwa se One Keres Beauty cyangwa se kureba Isimbi hari amahitamo yanjye ko mvuga ni hari content yanjye nkunda kureba sinajya kwirirwa njya kureba hariya mbese ariya kuru uramuzi na abahavu Janete bose ukubazi umugaga ninde umugaga umukire umukire ufu rwose ni hariya kuko bavore dintaragera n'inzu nkiriya ba ariya yifite Range Rover y'abahavu ntago arayigeraho bahava ameze neza aritunze we na Freri bameze neza mu byo bakora gukina filime nabwo bahava arayikina Freri mu gutunganya ama video mu director na YouTube channel bafite bateragije bameze neza barihagije n'umuryango umeze neza wishimye twavuga kuri mu miryango bariho neza mu gihugu cy'u Rwanda ariko utafata ngo ugereranye na ari yabitewe urese ngikorwa maze kugera cyangwa se ibyo yagaragaje muri rusange benshi bavuga ko uyu mutungo wa Ariya Kuru no gusesenguzi kuri sinema n'amateka by'umwihariko mu biri kuvugwa Ariya Kuru bakimara gufunga Kigali Babies benshi bavuga ngo bashize hanze ubucuruzi bwabo bw'ubushabitsi bajya hanze bagiye gushaka bagahubwo nta yindi business bibatwaye muri Kigali sesenguzi dukuremo amarangamutima okay muri Kigali Babies mu mafoto bamaze gupostinga muri post zirenga 9 bamaze gupostinga ntibigeze bagaragaza ko baryama n'abagabo cyangwa se ko batunzwe no kuryama n'abagabo bapostinze video ya mbere bajya guhura bajya gukora inama uko bagiye kubaho then impamvu bavuga ngo guhura n'abagabo ni abakobwa bakunda gusohoka bose urumva n'abakobwa bakunda kugaragaza bagiye kurya ubuzima ahantu hayenze Dubai Amerika bagiye mu bigo bya Maldives bivuze ko n'abakobwa bakunda gusohoka ubu ngubu Shadibu ko yagaragaye ari kuzunguriza ikibuno kidumu ari bari Burayi nawe tumwite kacu atunzwe se nubwo Buraya Kate Bashabe se ko yirirwa agiye hanze nawe tuvuye ko bitunzwe nabyo Bruce Melody ko yirirwa zanije ari kuzenguruka tuvuye ko atunzwe n'Uburaya gupfubura ako Bruce Melody akazi kakora turakazi nakariya turakaza kina film ariya niye filme yuzi ariya the movie uburebye kubihari ubwo niyo kandi yageze ku Rwanda mpuzamahanga izindi zitagezeho urumva already kango urugero bamenya sacu usakora filme cyangwa se Papa Sava wigeze ubona ajya kuronshinga Papa Sava kaza muri za Onomo ndibuka twaturiyo umuntu wese wagiye muri Onomo bamuhaye 30 by'itike abanyamakuru n'urugero urumva ama block urumva abantu baranyoye barahaga kandi wese akajyana n'ikarito muri abo ngabo umbwira ngo bamaze igihe kinini bakora nta babikoze sivuga ngo ndapfubye ibikorwa byabo ariko tuvuga Papa Sava uretse zacicaho Papa Sava ari managinga Ruvanga ari Papa Kim agafasha n'abakinnyi be mu gihe ari yawe afashwa n'abo bakire bateye imbere babakire byo baheruge bya hatari ukuvuga ngo wowe ubutunzi afite abukura hariya kuba Cristiano Ronaldo ari muri Arabia Saoudite afite babaraho abashe bari kumuha amafaranga Lionel Messi ari muri Paris Saint-Germain kuvuga ngo ubukire afite akenshi abukura kuri abakuru baheruge ari kumuha sibyo ntabwo bari kumwe n'abakire baguha amafaranga ngo ntukire nawe afite abakire bamuha amafaranga bamwishimiye bamunamo nk'umwana mwiza kandi undi hariya ni mwiza nta muntu utamukunda unamubonye amafaranga ugiye mu kabare hari umukobwa guseriva neza ukamuha tip ariko umuhungu aza guseriva neza urebe n'umuha tip ese umuha tip wese ushaka kumusambanya cyangwa no kuba wamwishimiye guseriva neza hari igikombe kitavuzweho kimwe ejo undi Ariya Kuru atwara The Choice Award nk'umu-influencer w'umwaka abenshi bati mbese arusha uyu musifuzi ntuza yatwaye Icon yatwaye igikombe kiruta ibindi cyishimwe kirenzeho nicyo ntuzatwaye Mukansanga Salima kirutanye nabyo byose batanze ariya rero sizi impamvu bumva yajya gutwara icyo ngicyo kiri hasi kandi yarabaramuhaye ahubwo icya Icon cyo ku rwego rwo hejuru ubona kira ataragikwiriye ariya aragikwiriye hagati ya Ariya na Mukansanga Salima kandi Salima yarafashe igihembo kiruta byose nukuvuga ngo nyine nukuvuga ngo byose ahubwo byatanzwe ni bito kuruta icyo Salima yafashe nukuvuga ngo niba watwaye Ballon d'Or ubu umukinnyi ukomeye kuruta umuntu watwaye igikombe cy'umukinnyi w'ukwezi wa Premier League cyangwa cy'umukinnyi wa Premier League cyangwa se umukinnyi watwaye igikombe cy'isi abarwa nk'ari urenze kurusha abatwaye Ballon d'Or na Champions League nukuvuga ngo nyine nawe ko yaratwaye Icon Mukansanga nuko ari icyo gihembo gikuru nyine cyangwa se cy'umuntu w'indashyikirwa so niho mutabigereranya cyangwa cyane byarangije ba Scovia bari mu kigero kimwe mu influencer wo mu Rwanda ari hagati ya Scovia
na Janet na Scovia, Alia na Mukansanga Salim mu bakobwa ubona yindi ari kuri iki gihembo. Igikombe gikwiriye gihawe kuko kuri njyewe already watanze ibihembo ndabubaha kandi mbafata nk'abasesenguzi kundusha cyangwa se abantu babona ibintu mu ndorerwamo kundusha. Sinajya kuvuga ngo Philip tatanze igihembo yibye kandi maze no atari ntari sobeje kuko njye ndikora Basumba TV ni yanjye. Urumva si sobeje ninjye boss wanjye. Twarakoranye ntabwo bivuze ko n'umwe ngo ngenga. Ntabwo sinajya kuvuga umuntu umaze igihe kirenga imyaka 10 atanga ibihembo cyangwa se abona ibihembo ngo musuzugure. Tureka tuvuga Scovia bavuga. Mutesi Scovia ni umuhanga twese twubaha, ni n'umubyeyi yakoze ibintu byinshi, ajya zagomba gufata inkuru za M23 gusa ntitwamujyana na Alia Cool kuri iki gihembo. Alia Cool ni umuntu wagaragarije abanyarwanda kazi bose ko umukobwa ashobora kwitinyuka agakubaka etage mu mujyi wa Kigali. Nta wundi muntu wari wakabikoze. Etage irakoma. Itonde ariko tuvuge gukemanga ibyo ntabwo bitureba duce tuzi nuko imwanditse hariye. Yaba yarayihawe na Messi, yaba yarayihawe na Ronaldo, yaba yarayihawe na His Excellency Paul Kagame, yaba yarayihawe na Samia Suluhu Hassan. Icyo tuzi nuko anise kuri Alia Cool. Kandi yagaragaje ko ari wayubakiye. Kuba rero yaratinye abakobwa bose akabereka ko umukobwa nawe atari gutega amaboko ngazasanga umugabo ngo bamurongore ngo yumve ko azatega amaboko ku mugabo. Ni igikorwa twe kwishimira tukigaragaza ko ari umukobwa wafata umwanzuro akaba yakubaka iyo etage nyine. Alia Cool yagaragaje ko yafunguriye inzira abandi bakobwa bagaragaza ko nabo bashobora gukora bakagera ku ruhando mpuzamahanga bakamanajingwa n'ibigo bikomeye muri Afrika n'ive no kwisi. Urumva Alia Cool ni wa mukobwa uretse bakobwa ko kugenda muri mavatiri byaranganye by'abagore no bashobora kugenda muri Range Rover nk'izabandi bagabo. Urumva Alia Cool ni wa mukobwa waramubona mu kabari. Uretse banamushinja uburaya wari wamubona n'undi wari wamubona yambaye tuvugisha ukuri. Abantu bavuga ngo Alia Cool ngo ni indaya sindi kumurengera pe. Tubona abayo de Queen bambaye utwenda tuciyanga gutya ubwambure bwabo bumeze nk'abo buri hanze bayisimbi Noeline bashadibu. Wari wabona Alia Cool atambaye ipantaro cyangwa se umwenda ugera hasi. Mwereke ifoto ye. Yinyereke. Dana Instagram ya Alia Cool. Itenda yikwereka. Alia Cool ntajya yambara imyenda. Ndaje nyerekane. Itamwubahisha. Ndaje nyerekane. Ambasaderi. Bona kugira unabyemere. Umuntu wahiswemo na UN akaba Peace Ambassador. Erekana aho ngaho ifoto ya Alia Cool itamwubahisha. Hera kuri. Ifoto iramwubahisha dore bayireba hangaha. Ifoto ya Alia Cool wabona hangaha. Isimini. Akamena ijipo yambaye kageza ngaha gahonye n'abandi bambara ibikini gutya imyanya y'ibanga ubona igitsina kigaragara neza kibaze cyangwa se akantu kameze ukuntu gaciyeho gutya iyo mwenda n'umwana we ntiyawambara. Tuve kuri Alia Cool. Alia Cool mugiranye none na Yoro the Queen kubageranya ko nta ibintu kaduhere kuri Yoro the Queen ntaho bahuriye ahubwo ntitwabageranya gute badakora ibintu bimwe. Bose saba influencer ariko influencing icyo bisobanuye ijambo ku influence cyane. Umunyamakuru ukumbaza icyo bisobanuye. Oya nyine kugira ngo mbaza ngo bose na influencer. Mbere na mbere ko umuntu utanga influence icyo ari cyo. Utanga influence. Ndabyumva neza kandi kugira ngo ube umu influencer impamvu tubango umu influencer nawe. Uyu munsi wa none ari nk'umwe mu bantu bari ku branding igihugu. Binyuze mu mafoto ari gupostingwa nawe na Harmonize. Ugari ku brandinga ko mwambara ubusa rero. Akasha. Bakobwa mwambara ubusa nyine tubwo nabe influence mu bwambare. Nukuvuga ngo Yoro the Queen umukobwa w'ikimero uri mugabo wese ubona kifuza. Ibyo byose tubigaruka ko abagabo turifuza twese. Nawe baramwifuza. Sinamwifuza ko nta bushobozi mfite bwa mungezaho. Buri wese wamugana wanuza wasikaye twanganya amanyo barogana ntiwakwifuza umuntu azageraho. Ningera amafaranga nanjye namwifuza ariko nguzi sinamwifuza. Kuko ntararingira njyewe. Ntararingira. Urumva? Yoro the Queen umukobwa ufite ikibuno cyiza. Fiona wamuzi rwamagana ngenda muzi 2019 ngiye ubwanye ndamwiziye. Yoro the Queen yari umukobwa muto cyane. Ndibuka ninjye muntu wa mbere wanashize ifoto ye hanze. Bwa mbere njye muntu wa mbere mu Rwanda ashize ifoto ye hanze. Agaragaza ari umukobwa usanzwe. Yari hinduje yakoze plastic surgery y'ikibuno. Yisikora imiti yisigaga biramuhira. Kuba rero yavugisha Harmonize turabiza kunda abakobwa kandi Harmonize barabizi kuva kuri bakajana. Iyo agukunze birangira ko yegukanye agutega amamodoka za Range Rover akazikuzanira akagutega amazu paka kugezeho. Rero Harmonize kuba yarakunze Yoro the Queen
agakora kashe indirimbo remix ya Yoro, ntibivuze ko nyine byacitse Yoro kuko ni umukobwa mwiza uvugisha bose, ariko ntago aragera ku rwego rw'aba ngaba Aria ba Shadibu aba ba Kate Bashabe, we aracyari umwana uri kuzamuka kugira ngo abashe kugera ku rwego rwabo. Sure. Ese ubu ngubu reka Kirisizi kari gukundwa, ari kureba ukuntu ari gukundwa pe. Nakana ko mu cyaro hepfo Nyamagabe Burera karakurira imbere Deni Kayisoze, karirimba amashuka Kayisoze, ariko se tuvuga ngarusha Medina Debe cyangwa Bruce Melody ibikorwa kubera ko nyine iyi Great Furamede tutayizi. Ntagaragera ku rwego rwabo, ariko kimwe kiriho uyu munsi wa none turacyari kuri Yoro the Queen. Aya masaha Yoro the Queen Harmonize ati ndashaka gutura i Kigali kubera Yoro the Queen. Aya sa magambo yamareshya mugeni, ibi bintu nabona byashoboka. Reka no gutetera natura ubusubu wobonye nk'icyana cyiza kiri muri Amerika ntibajya gutura kugira ngo ukunde igiterete cyangwa kigire ikigore. Oya ndavuga ubona ku bushobozi bwa Harmonize aherutse mu Rwanda avuga ngo nge nkeneye ubwene igihugu bwo mu Rwanda, kugeza ubwo yasubiyeyo bamukorera nk'umuntu y'imfabrikano y'inyarwanda. Ubona koko Harmonize ashobora kwimuka ku bwa Yoro the Queen cyangwa Yoro the Queen ashobora kugenda muri Tanzania? Birashoboka, urukundo nta kintu rudakora. Yoro the Queen ashobora kuvuga ati ngiye sinshaka gutura muri Tanzania, nshaka gutura mu Rwanda, bitewe n'urukundo Harmonize akunda Yoro the Queen akaba yaza mu Rwanda. Gusa impamvu ni ebyiri Harmonize ari gukora bira byose. Harmonize umuziki w'u Rwanda yarasigaye, ndaguha factor 3. Harmonize akoze indirimbo bwa mbere muri 2019 na 2018 The Man igishingwa, akora indirimbo na Safi Madiba, akora indirimbo na Marina, zose nizamenyekanye cyangwa se muziki wezi uzamure mu Nyarwanda bose bamumenye cyangwa se bamwishimire. Kumenya baramuzi ariko ntibamwishimire cyangwa se ngagira igikundiro nk'icyabari Kiba cyangwa se ba Diamond. Harmonize akora indirimbo na Bruce Melody Toto Ikorezi, murabizi wujuje miliyoni tubanje gukubita imitwe dukubitinze ibipfunsi kugira miliyoni yuzure. Harmonize akora indirimbo na Diamond na Bruce Melody yindi iri kuri cana bari n'undi mukobwa nta nubwo nyizi izina. Bivuze ko nyine kudukomveka byaranze. Harmonize yasabye perezida aragaragaza ukuntu amukunda amushyira no kuri profile, igikundiro cyaranze. Rero urabona ikintu gisigaye ni uko dushakamo umugore akamukubitinda nk'ibyana bibiri byiza cyane by'ibisore cyangwa se by'ibikumi, iki gikundiro kigakomeza kuzamuka. Urabona ko agapfizi yagiye muri Tanzania agatera inda Tanasha Donna. Tanzania basigaye bamukunda cyane, baramwihebeye, avuga ati ni umukwe wacu, natwe nadutere inda Yoro the Queen tuzabata urana umukwe wacu tuzumva indirimbo ze. Vuga ngo ashaka namaresha mugende kugira ngo umuziki we uve ku rwego rumwe mu Rwanda ugere ku rundi rwego. Bitavuze ko adakunda Yoro the Queen, aramukunda, ariko ashaka kugira ngo amubere ikiraro cyo kugira ngo yigarurire Abanyarwanda, kuko Yoro the Queen ntagazigera bamwiza imbere Harmonize kurusha Kajala. Buri mukobwa mwakundanye bwa mbere nuba ari mwiza imbere yawe, abandi bose biza ari namabura kindi. Urabyakira nyine uvuga uti nshaka kuzana umugore, reka dukunde ko nshaka kuzana umugore, ariko mu wa mbere nuba ari uwa mbere. So ni ikiraro cyo kugira ngo umuziki we uvana hamugera. Even ibingibi niba bibaye binabaye mbere yuko indirimbo yitwa Zanzibar yatangaje uyu munsi ajya gukora na Bruce Melody igiye gusohoka. Bivuze ko no gutwikira indirimbo yabo we na Bruce Melody afite yitwa Zanzibar. Yes. Yoro the Queen na Harmonize ngiye kubwanye ntabwo mbateze iminsi, ariko nta rukundo mbibonamo. Ntabwo watega iminsi ngo nta rukundo bibonamo, kuko urugero abantu bari muri showbiz bo iyo uri ikirara, tuvuge nkanjye ndi ikirara kuko ndi umurara njyewe, nkwe n'undi mukobwa w'umurara mugenzi wanjye wankwe price, ugiye mu kabari ndagusangamo ndi kunywa service gin yanjye na Levi gin duhure. Urumva ni uruganda rwegera inzoga mu byangabo Nopa Limited. Urumva ni ukuvuga ngo Harmonize niba uzika akunda urumogi cyane akunda ari kubigaragaza, niba ari kurunywa Yoro the Queen ntiyamukwepa. Ni ukuvuga ngo nyine abantu bahuje imico urukundo rwabo ruraramba. Ubusara umuntu wari uzi ko Cardi B hoza ari indaya, Cardi B yirirwaga mu tubare yakundana na Offset bigakunda. Offset rero yaramukarumye kuko nawe asanzwe abikora, ariko nawe bimeze nk'ibiri ku musenyi gute se baba bameze neza, babirirwa bifuza baryoshye bafite abana beza. Abarakore so bari kwicana buri munsi ngo za Ruhango za Nyamagabe so bari kwicana buri munsi. Turi kuvuga ngo yatemye umuntu basenyeraga muri ADP mu Katolika mu Islam bayitondaga. Wari wumva umuhanzi yatemye umuhanzi mugenzi we yamuciye inyuma, iyo gucinya mu kwa divorce nyine bakagenda ntibarwana, baba babizi ko byaba. Uvuze guca inyuma ukubita ahantu n'ubundi nari uganishe mu mwanya mutoya kuri Platini na Madamu nemeye bati nagatwiko
agatwi ko akazana umwana wawe uzi ko yazana kurega kuze cyangwa se atazapfa kubabariye mu buzima bwe akavuga ati papa yankoresheje nk'igikinisha nkinisha ko ntari umwana w'indi ikinyendara umwana umwana avutse atateganyijwe urumva baba bati umwana berekanye ko navutse atateganyijwe cyangwa se ndi umwana utarishimiye uba ntiyabyishima ntago ari agatwiko inkurukanye kubwira neza ubundi bamaze amezi 5 batabana ariko abantu babizi kuko ubundi kuva mu kwa mbere ntibabanaga Olivia yacaga inyuma Platini yaragiye hanze hazaga abagabo bakaza kurongorera Olivia iwabo kwa Platini urumva noneho umukozi wa Platini umuzamu yasabaga amafaranga Olivia agera yumva ko amubanye menshi kuko umuzamu yamusabye bidashoboka ashobora yamusabye ko nabo barongorana kugira ngo atazabivuga Olivia byanze nibwo umukozi yagize ate uwo muzamu yabibwiye Platini buriya Platini Olivier yahamagaye Platini amaze iminsi abizi kuko umuzamu yarabimubwiye mbere urumva niko kuko Olivier yabivumbuye ko bamuza arahukana aragenda ariko Platini we nta kintu na kimwe baratangaza bivuze ko bashobora kongera bakabana kuko ntazamenye zidakumanya amahembe ni benshi tuzi barera abantu bataraba bakoza kwa adoption badobutabana ariko se koko birashoboka ko waba warabyaye umwana handi hantu tutabizi nkazabimenya twarabanye mu gihe kiri imbere ariko gukorana ubukwe n'umuntu atwite akabwisha ko inda ari yundi muntu agakwemeza ko ari yawe nje umukobwa dukundana ubu ngubu nkunda kuko arahari uramuzi si ngombwa ko uza kumuvugira ahangaha niyo yabyara abana 10 akabazana ngiye twarabyara tubana nta kibazo muramutse musanganye inda atari yawe nta kibazo kuko sindishyashya nanjye nshobora kugenda ahantu ugasanga nangwe agacupura bizi gakora byose cyangwa se ariko abantu bagira ikigare ushobora kugenda ugasanga ukoze sex utabiteguye cyangwa se utabiteganyaga ubikoze na rimwe wari nimanze cyangwa se wari isugi ugasanga utwita cyangwa se urasamye utarusanzwe urukirara ushobora kumukobwa ari isugi agakora sex rimwe agahita asama nawe ukuri umuga urimanze ukabikora rimwe ugahita utera umukobwa inda urumva kucyumva ko nyine amakosa bashyira ku mukobwa wowe ntwibare ko bishobora kukubaho niba Olivier yaretetwa n'abagabo babiri Platini wo Olivier byarashobokaga ko urumva Platini nawe yaba yarajya gusezera ahandi hantu ugasanga birabaye na Olivier nk'umuntu ateretwaga n'abahungu babiri bose barahuraga n'abakobwa turabazi b'Ikigali cyangwa se banga bose bari civilize bafite abahungu 5 bamutereta bose bagenda bagacomeka bagataha niba baracometse ugasanga indigiyemo ntiwamurenganya nawe byakubaho Yes, turacyari muri show busy yahindutse show business reka dusimbukire hanze y'igihugu cyangwa hano mu gihugu cya Uganda. Eddy Kenzo ejo bundi agize atya atorewe kuyobora ihuriro rya muzika muri Uganda. Urabona iryo terambere rya Uganda, muzika ya Uganda imaze kumera nk'isubiye inyuma ugereranije no kubwa baragadi ba Chameleone n'abandi. Uyu munsi wa none komite buriwemo na Parason, Eddy Kenzo na nura muri Karongi, urabona hari icyo igiye kuzamura muri muzika ya Uganda? Umuziki wa Uganda ubu ngubu bwateye imbere kurusha mbere. Ahubwo abanyarwanda impamvu babivuga niyo mpamvu abanyamakuru bakora ku maradiyo nge nkomeza kubagaya no kuntuza no ku mateleviziyo y'ahangaha. Muzika ya Uganda iri hejuru kuruta mbere. Impamvu ubona ko yagiye imbere twumvaga zanuza ngo nyagarakanye izimi bazbaragadi nazuza ngo zaboro za maroda nuko ntabantu twa dufite mu gihugu cy'u Rwanda, twa dufite radio imwe twa radio y'u Rwanda bakinaga, twe nta bantu twa dufite ntorajya gukina indirimbo za Makanyaga Abdul kuri radio ngo bazumbe turi guterbe tubita modern, ntorakina indirimbo ngo sibeza nuza Tom Close umwaka ngo urangire kandi ari indirimbo abaganda bari gusohora. Urumva ntabwo umuziki wa Uganda wasubiye inyuma kuko video bakoreshaga Mark 2 cyangwa se bakoreshaga Nikon 2500 ihuriye n'indirimbo bakoresha Red ubu ngubu. Ese baba Chameleone muvuga ngo bari imbere baragadi, hari uwigeze ajya mu ntuza muri ibingiye ikigembo ejo muri Eddy Kenzo yutse kuvamo nihe bakita ese bigusakingira gatoya. Urumva reka nyibisace gatunavuga ibindi byinshi cyane dukomeye tuvuga ubu Spice Diana ukuntu abakobwa bagezweho birebye Spice Diana urwego ariho ukarura Shiba Karungi. Shiba Karungi ubona ko ari umuhanzi wateye imbere kurusha abo banuza abari bariho mbere babita baragadi. Hari undi mukobwa ba Shiba Karungi hari umukobwa abo bakanyomozi kuko abo ngabo
umbwira se gute kuba batembeye kurusha Shiba n'ibikorwa aba ku mafaranga na hit ubungubu ku rwego mpuzamahanga arabaruta. Wowe Eddy Kenzo rutuka miliyoni tumuzi muri East Africa tumuzi. Cameroon wajya kubaza umuntu muri Amerika akamukubwira uretse wavukiye muri East Africa abanyarwanda bavukiyeyo. Muzika ya Uganda yateye imbere. Ubu ngubu turi kubona abahanzi benshi bari kuzamuka. Yes, ngiye nkuburutse mu gihugu cya Uganda vuba umuntu witwa Space Diana navuga Grammy Award ba Cameroon bazirukanseho baragadi bazirukanseho bagize imitwe bariruka barashakisha biranga. Eddy Kenzo agiye mejo bundi ubu ngubu nibwo twabonye groupe ya mbere muri Afrika izi kubyina, groupe ya mbere ku isi iri kuvugwa 69 Kashi amanuka muri Amerika akaza kuvuga ati ngewe ndamutse nahuye na Ghetto Kids nta nubwo indirimbo nayisohora. Twabonye abapeti bajya guperforminga muri Britain urumva award bagakanda bakubita zahabu golden bataratangira kuririmba cyo babona Ghetto Kids. Mbwira indi groupe muri Afrika izi kubyina kubarusha abandi bana tuzi, mbwira ku isi amagurupu z'abana guruta Ghetto Kids. Ariko wamugani ibi bintu tubigereranye muzika Uganda yarazamutse cyane. Ni gute waruzi muri showbiz tuyiberamo na football byose bizamo urumva. Ikipe ntuzarutse gutoza Robertinho nubwo mbere muri Uganda bagize ikipe igera mu matsinda ikanaharenga urumva. Ni gute umbwira ngo yasubiye inyuma ahubwo mbona ari ibikorwa biri kuzamuka. Uyu munsi wa none imbaraga za Uganda muri muzika nizo mu Rwanda ubigereranije byari bigoye cyane mu myaka yashize ko umunyarwanda yajya gutaramira muri Uganda. Ariko uyu munsi wa none Bruce Melody ari kwikubitaro, The Ben akikubitaro, bandi bakikubitaro gasaka kandi Brian akikubitaro none akavanga imiziki. Abajya yose ni bande The Ben ko yavukiye Uganda n'ubundi kari umwana abo ko bamwiyumvamo. Bruce Melody gitarama yagiyemo akamenya ni iki uretse kugenda ari gusuhuza abantu uza ba Cameroon bamujyanye muri ya boîte bamugirwa hagati kiboro kingana Sansti nako na City Uganda. N'ubundi nta kintu turakora kugira ngo tugere ku muziki wa Uganda. Ahubwo impamvu ubona abaganda bari kuza gukora natwe ni ukugira ngo bagarure cya gikundira bakuru babo bahoranye mu Rwanda batagifite. Nicyo kintu bari gukora kuko indirimbo zabo ntizigikinwa cyane mu Rwanda nka mbere. Ya nuvuga ngo bashaka kugira ngo bagarure cya gikundiro mu Rwanda. Naho muziki w'u Rwanda abantu turuta muri East Africa se niba n'abarundi gusa. Nibo turi hejuru. Abandi baturi hejuru. Kandi abarundi nabo batanye kutwataka bagarike n'ibihangano byabo. Kugura views bo nta. Bari kugura views ba DY na ba Dramati. Ni views bari kugura. Yes, kubera ko mu Rwanda tudafata amatsinda ari kuvuka ngo tuyubake abe yakomera nkuko Uganda bafashe Uganda Kids, Ghetto Kids bakabubaka uyu munsi none bakaba ari abantu bakomeye. None ugasanga nkaba bano bana ba kana k'iburasirazuba babita Kinazi Talent ugasanga irazimye ugasanga amatsinda ariko nta matsinda yani y'abakinyi tugifite mu Rwanda turakene. Twe twumva ko amafaranga tuzakura muri YouTube views, YouTube channel views twumva ko nuzanye umuhanzi kuri YouTube ntarebwe ubwo yahiye cyangwa se iyo groupe yahiye. Twiyengagiza ko ari izindi mbuga cuizo Apple Music, dufite Spotify, dufite Audiomack, dufite Boomplay. Abantu bacururiza abantu benshi batandukanye. Sibyo? Nibo bazanye iyo Kanazi yaraje ba Karyuri irompeti safi irikirikaza kugura channel yabo. Ikirikaje kugura channel yabo ba Kanazi ba Wasafi baje kutumvikana kuko wahabwa agaciro ni Karyuri kandi Safi ari wagize gute washinze channel. Ukuvuga ngo habaye kutumvikana hazamo n'amashyari nibwo Sarongo yabaguze yijyanira Karyuri we ngo ari kwa Sarongo. Aho channel yitwa ngo Karyuri Dance Crew. Urumva? Uvuga ngo twe tugira amashyari ndetse no kumva ko utarebwe kuri YouTube atari we wacuruje. YouTube ntago ari YouTube siyo ireberwaho gucuruza k'umuhanzi. YouTube sireberwaho igikundiro. Urumva? Aho niyo mpamvu twishuka tukajya kugura views. Nuvuga ngo ntiturumva ubucuruzi bwa nyabongo n'ubwe twumva ko ubucuruzi ari kugura views. Ariko ikintu cyambere tugomba kwiga no amashyari tugomba kuyagabanya. Kuko showbiz mu amashyari menshi. Yes, tugana ku musozo tugaruke kuri Basumba TV. Aha ibikorwa byayo mugeze hehe? Ubizuru cyaho uzengurutse amaradio n'amateleviziyo atandukanye. Usoreje wawe aho watanye no kugarutse. Ntago nsoreje wanje, nkomereje wanje. Ukomereje wawe. Ubungu kuri Basumba bihagaze gute? Basumba ameze neza nyuma natangiye navuye kwa Manibu kuri Extra Jimza mfata ikiruhuko cy'ukwezi ntangira Basumba mu kwa kabiri ikiganiro cyamagishyizeho le 3e février tariki 3 z'ukwa kabiri. Ubungu turi tariki 9 z'ukwa gatanu mu kwezi kumwe ari monetize $100 kujyaho kuba mu mezi 3. Ibyo narabikoze ari abandi bamaze imyaka 10 bitaraba ni intambwe nakwishimira yuko araho maze kugera
nkomeza gusaba abantu banjye gukomeza kunsapotinga bakareba ibyo nkora bagakora subscribe ubitashimishije utabishaka akabireka ntayikore. uvugira Udashaka gukora subscribe ajya bireka birorere ubishaka arabikora. nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni imbere ya stade ubworoherane y'akarere ka Musanze ku muhanda uzamuka mu Kinigi n'ugana mu Gahunga mu karere ka Burera. Ni hamwe mu bantu bafite sale nziza bakoramo ubukwe, jardin nziza bakoramo ubukwe, bateramo n'amatente, buri kimwe cyose uragihabwa kandi serivisi zabo ni nta makemwa. Turi kumwe na Ripia Restaurant iherereye mu mbwirwa gato wa Musanze imbere ya ADPR Muhoza Teacher Shop na Bosco Design, barakwambika muri Goyiko ugubwe neza ndetse abo bose ni kuba bw'amafaranga neza. Onika tugushimire cyane wakoze kwitabira. abo bose ni kuba bw'amafaranga. Yego. Aseka mubazi iyi ni inyinya n'umuhanga ni iryinyo bankuye niki Ni iryinyo bagukuye. murakoze cyane mumwe service G na Revigine bigende fresh.